Mwaramutse mwese abandi muraho. Ibisanzwe nitwa Benimana Emmanuel. Kuri uyu munsi rero abantu bitwa Basolange mwitereke mwicere kuko tugiye kubabwira ubusobanuro bwanyu bw'amazina y'izina Solange. Hari umuntu uzi witwa Solange, umurangire YouTube channel yitwa Menya Byinshi Bitandukanye, abajyeho ashakishe arebe amenye izina Solange nicyo risobanura. Solange ubusanzwe riri mu rurimi rw'igifaransa, ikaba yaratutse ku izina ryitwa Salminus. Mu kilatini risobanura ubutagatifu, ubutungane, ubupfura n'icyubahiro, umuntu wuje ubudaheranwa n'imbaraga zo kwihangana. Muri make ni umuntu w'ubutungane, ubutagatifu, umuntu ugira ubupfura n'icyubahiro, umuntu wuje ubudaheranwa n'imbaraga zo kwihangana. Solange akunda kwitwa uwahebuje cyangwa uwubahwa cyangwa ufite umutima mwiza. Uwubaha cyangwa ufite umutima mwiza niwe Solange. Umuntu ufite umutima mwiza, wubaha, uhebuje, mbese w'umutagatifu nyine nk'uko bubyumva. Abantu bitwa rero ba Solange hari imico ikunda kugenda ibaranga, nubwo bose batawuzuye mu cyeka, abenshi bagira iyo mico. Bakunda kugira umutima mwiza, bakunda gufasha abandi, bakita ku bantu kandi bakunda umutuzo. Abo ni ba Solange, baba bizerwa. Ni abantu rwose iyo uhaye ikintu kibanga ngo bakikubikire cyangwa kibabwira, icyo kintu barakikwemera kandi bakagisohoza. Mbese ntabwo bavugavuga, baba bafite impuhwe, ntibakunda guhotera cyangwa kubabaza abandi. Iyo habaye ikibazo bagerageza kugikemura bucece. Bashobora kumera nk'abantu bafite isoni kuko bakunda kwicisha bugufi. Uruhande rumwe baba batuje, bakunda ibintu byinshi by'amashyushyarugamba. Reka baba bafite ubushobozi bwo kuyobora. Ugasanga abasolange abantu benshi bakunda kuyobora mu bintu bijyanye n'ubuyobozi, nyine babonamo. Nubwo batavugira hejuru, baba bafite ubwenge bwo gufata imyanzuro myiza kandi ituje. Baba ari abantu b'impuhwe n'urukundo. Urumva rero imico y'abasolange, niba ushaka ko umwana wawe umuntu umeze neza, ukunda ubuyobozi, nyine ukunda kuyobora, wicisha bugufiya, ugira impuhwe, izina Solange ni iryo. Rero wibuke gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ngo ubundi busobanuro bw'amazina bujya tujye umenya kwita ubwumva. Abasolange nyine mugire umunsi mwiza. Uyu munsi wari uwanyu, kandi mwumvishe ko izina ryanyu risobanura ibintu byiza. Abantu bicisha bugufiya, bagira impuhwe, bakunda kuyobora. Mbese wowe iyo mico nawe witwa Solange urayifite? Simbizi, ariko niko abashakashatsi babibonye, babona ko Basolange ariko bakunda kumera mu myitwarire yabo. Gusa Solange bisobanura umuntu w'umutagatifu, w'intungane, umuntu wubaha, mbese witonda cyane. Mukomeze kugira umunsi mwiza.